Kuruhuka neza bituma umubiri usubirana imbaraga ndetse n'ubwonko bukora neza. Hano icyo tuzi yuko ngo haruhuka uwakoze rwose, niba udakora ntukwiriye kuruhuka ngo bigire iturufu, ngo ube umunebwe, ukurizemo ndetse n'ubunebwe muri rusange. Hano inama uyu mujakazi w'Imana atugira, ujye ugerageza kuryama amasaha 7 ndetse n'8 nijoro, kandi ubyuke kare mu gitondo. Kuruhuka no gufata ikiruhuko gitoya ku manywa nabyo birafashwa. Muraho neza bene data nshuti zanjye, ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, ngo amahoro y'Umwami Imana abane namwe mwese. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyiza cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu, imiti 8 y'ubuzima bwiza. Ni imiti yatanzwe n'umuhanuzikazi w'Imana Ellen G. White, izwi cyane ku izina rya Niyostart. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe kugira ngo ubashe kubona byinshi bigufitiye umumaro byatambutse n'ibindi byiza cyane tuzajya tubakugezaho. Njye mugiye kubana na Hakizimana Emmanuel Mgos. Ndabashimiye ko mwongeye gufata umwanya wo kumva iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ibahe umugisha kandi umwuka w'Imana aze kubana natwe. Iri jambo Niyostart ni impine y'amagambo 8 y'Icyongereza agizwe na nutrition, exercises, water, sunshine, temperance, air, rest and trust in God. Asobanura mu buryo bwuzuye bwo kubaho neza no kurinda umubiri indwara. Mukurikire Ellen White yadusigiye impano ituma ubuzima bwacu buba bwiza mu mubiri, mu mutima no mu mwuka. Ndakurarikira kugira ngo ufate agakaramu kawe maze wandike iyi miti 8 kuko ari ingenzi mu buzima bwanjye kandi mu buzima bwawe. Tugiye guhera kuri N, nutrition, ariyo imirire myiza. Imirire myiza niyo shingiro y'ubuzima bwiza. Imana yaduhaye ibiribwa by'ibanze, harimo imbuto, imboga, ibinyampeke, imbuto z'amahundo ndetse n'ibikomoka ku mboga. Turararikirwa rero gushyira mu bikorwa ndetse no kurinda ibiryo byongeweho isukari nyinshi n'ibitunganyijwe cyane, kurya ibiryo bitandukanye bizima bizafasha imibiri yacu kubona intungamubiri zose zikenewe. Exercise, imyitozo ngororamubiri umubiri wacu wagenewe gukora. Iyo dukora imyitozo, amaraso yacu atembera neza, imitsi ikomezwa kandi umutima ugakora neza. Hano kuri exercises, twebwe nk'abana b'abantu icyo dusabwa ni ugufata nibura iminota 30 ku munsi yo kugenda n'amaguru, gukora siporo yoroshye cyangwa ibikorwa by'imirimo y'urugo bifasha umubiri kuguma mu buzima bwiza. W, water, amazi. Amazi ni ingenzi ku buzima kuko afasha umubiri gusohora imyanda, gukomeza ubushyuhe ndetse no gukora neza. Ellen White hano tugira inama yo kunywa amazi meza nibura 1.5 cyangwa 2 ku munsi, bitewe n'ibiro ufite uko bingana, cyane cyane mbere y'uko wumva inyota. Irinde kugabanya amazi usimbuza ibinyobwa byongera isukari. S, sunshine. Izuba riduha vitamini D ifasha amagufa gukomera ndetse no gukumira indwara. Hano Ellen tugira inama ngo mara iminota 15 kugeza kuri 30 ku munsi mu izuba rya mu gitondo, ariko wikingire ku zuba rikaze cyane nk'izuba ryo ku gihangamanywa, uryirinde. Nanone Ellen White yavuze ku muti wa 5 witwa temperance, kwirinda no kugabanya. Kwirinda bisobanura kudakoresha ibyangiza no gukoresha neza ibyemewe mu buryo bukwiriye.
Aha bivuze kureka ibibujijwe harimo itabi ndetse n'ibindi, ndetse no kutarya ngo urenze urugero. Hano nawe tugira inama ngo irinde inzoga, irinde itabi, irinde ibiyobyabwenge n'imirire irenze urugero. Shyira mu buzima bwawe umuco wo kugabanya ndetse no guhitamo ibyubaka n'ibigirira umumaro umubitsi wawe ndetse n'imitsi zawe. Tugeze ku muti wa gatandatu witwa eya, umwuka mwiza. Umwuka ukeneye ni nk'ubuzima bushya mu mubiri. Iyo duhumeka neza, amaraso atwara intungamubiri neza kandi ubwonko bugakora neza. Inama hano tugirwa ni iyo gufungura amadirishya mu gitondo kugira ngo umwuka mwiza winjire, kandi ngo ujye utembera ahantu hitaruye umukungugu ndetse n'umunuko. Temberera ahari umwuka mwiza, ahantu hari ibiti. Tugeze ku muti wa karindwi ari wo witwa resite, kuruhuka. Kuruhuka neza bituma umubiri usubirana imbaraga ndetse n'ubwonko bukora neza. Hano icyo tuzi yuko ngo haruhuka uwakoze rwose, niba udakora ntukwiriye kuruhuka ngo bigire iturufu, ngo ube umunebwe, ukurizemo ndetse n'ubunebwe muri rusange. Hano inama uyu mujakazi w'Imana atugira, ujye ugerageza kuryama amasaha 7 ndetse n'8 nijoro, kandi ubyuke kare mu gitondo. Kuruhuka no gufata ikiruhuko gitoya ku manywa nabyo birafasha. Umuti wa 8 ni trust in God, kwizera Imana. Kwizera Imana ni rwo rufatiro rw'amahoro y'umutima ndetse n'umubiri. Iyo duteye intambwe tugashyira ubuzima bwacu ku Mana, tugira ituze, umunezero ndetse n'imbaraga byo guhangana n'ibigeragezo. Inama hano Renata tugira, gutangira umunsi usenga, usoma ijambo ry'Imana kandi wibuke ko ubuzima bwawe buri mu maboko y'Imana, Imana mbere ya byose. Inshuti zanjye, izi miti 8 z'ubuzima bwiza si amategeko agoye, ni impano y'Imana ngo tugire ubuzima buzira umuze. Iyo tuzishyize mu bikorwa dutangira kubona impinduka nziza mu buzima bwacu, tugakomeza kubaho neza kandi tugakorera Imana dufite imbaraga n'umubiri muzima. Ndagusaba uyu munsi gufata umwanzuro, tangira buhoro buhoro gushyira mu bikorwa imwe muri izi ngingo, hanyuma ukomeze n'izindi. Imana izaguha imbaraga zo kubigeraho. Ibitabo twifashishije hamwe The Ministry of Healing, Counselors of Health and Healthful Living. Ibi ni ibitabo byanditswe n'uyu mujakazi w'Imana Ellen White. Mwakoze kubana natwe muri kiganiro, muri abantu b'abagabo, mbakuriye salute. We wamaze gukora subscribe, ndagushimiye. Nawe utarayikora, ndagushishikariza kuyikora kugira ngo ubashe kubona ibiganiro ndetse n'ibyigisho byinshi tugenda dushyira kuri iyi channel Emigos. Data wa twese aduhe gushyira mu bikorwa izi nama. Imana y'amahoro ibarinde, ibeze, ibamurikishirize mu maso hayo, kandi ibahe umugisha. Umubiri n'ubugingo byanyu birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Kristo azaba agarutse. Amahoro y'Imana abe muri mwe, naho ubutaha twigana izindi nama zatanzwe na Ellen G. White zo kubaho mu mahoro n'ubuzima buzira umuze. Ntuzacikwe n'amagambo meza akubiyemo kandi yahindura ubuzima bwawe, kubura ni guhomba. Nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Mwuka Wera.